Turabasuje cyane kandi twizere ko mumeze neza cyane aho muri yose mu bice bigiye bitandukanye muri kumwe na Pique de Sound ndetse niwe tuganira umunsi ku munsi. Pique umeze neza? Twari tumeze neza, reka dushimire abadukurikiye ndetse Kenny wiriwe ute wowe umeze ute? Meze fresh. Abantu bamaze gusera kutubwira ngo hari ibintu by'ubuzima tutakiganira ariko ikiza byose tuzabiganira. Reka tunabashimire ko byose babyibuka ko dukeneye kubiganira. Yego. Ufite izihe nkuru noneho Kenny? Pique twinjira mu kiganiro cyacu ngo duhere mu gihugu cya Guinea kwa Mamadi Doumbia. Uno mugabo amaje gwareka company hagati ya 43 kugera kuri 53 zacukuraga amabuye y'agaciro mu kira gihugu cya Guinea. Ni inkuru nziza Pique. Inkuru Mamadi Doumbia nawe ni umusirikare wafashe igihugu ariko akimazeho iminsi we kubera ko yagifashe kuva 2020. Yego. Ubwo urumva agiye kumara imyaka 5 ariko ubutegetsi bafite imyaka 4 n'amezi dukurikije nyine. Ariko ni inkundura y'ibihugu byatangiriye n'ubundi hariya kwa Mamadi Doumbia bita bifata muri Mali, bifata muri Burkina Faso, bifata muri Niger. Yego. Byagiye bifata ahantu henshi urumva ni inkundura itandukanye n'abantu bakoze military coup kudeta ariko zikozwe n'abasirikare. Ubwo twagiye twitega byinshi bizahinduka ariko abakoze kudeta nyuma ye bafite byinshi bahinduye mbere ye niko twabivuga. Yego. Hanyuma uyu munsi rero kuba yabashije kuri vokinga contract nuvuga ngo ahagaze contract z'ibigo bitandukanye byakoraga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kiriya gihugu, ariko zimwe muri zo harimo na company y'Abarabu yitwa Emirate Global Aluminiums yitwa AGA. Iyo nayo ni imwe muri company zashe kuba hagarikwa indi yitwa Cable Energy. Nayo ni company yari ifite license ariko hagarikwa n'indi yitwa urebye zahagaritswe cyane n'izi ebyiri. Inkuru niko iri kuvuga, ariko indi nkuru ya Leuta y'abanya ntago nzi ikinyamakuru bagikorera hehe Letters kiri kugaragaza ko kampuni 46 zose zahagarikiwe contract, ariko izo contract twagaruka muri leta ya Guinea bakagaragaza ko kuba zahagaze n'ubundi zari zaratakaje igihe. Nuvuga ngo izo kampuni nyinshi zari zifite contract yagomba guhera 2005 kugera 2023 zikaba rero zari zimaze kwirenza indi myaka 2 ziri cooperating ariko batarigeze bazihagarika, ariko license yazo irahagaze. Ubwo urumva izo zikeneye gukora renewer ariko harimo izahagaritswe. Ubwo ni wa mujye n'ubundi ibintu bisanzwe nk'uko bisanzwe bihari mu bihugu byinshi byo muri Afrika, gutangira gushaka kugira ngo bagende bakontorora imari z'ibihugu byabo bazihesha agaciro. Ubwo rero mu masezerano ashobora kuba yahindukira mu gukora amasezerano muri kino gihugu cya Guinea, byanga bikunda hari igihe habaho inyongera agaciro ku bintu biri gukorwa cyangwa kuzamura ibiciro ku izindi kontra nshyashya cyangwa guhagarikwa burundu, ariko harimo izahagaritswe nk'iy'abanya Emirate yahagaritswe n'abanye Dubai yitwa AGA, bayita AGA yitwa Emirate Global Aluminium AGA yahagaritswe yo. Ubwo twaba tureba ikurikira ariko yego. Ariko Pique wenda ukiraho no kuvuga ngo barimo barubaka n'inganda muri kira gihugu. Nabonye n'undi ari nk'uruganda ruzajya rutunganya ibyuma ndetse barashaka kugira ngo bajye bitunganyiriza ayo mabuye, cyane ko zino company zifite ibyangombwa byo gukorera mu gihugu, ziri licensed, zifite ibyangombwa. Urumva ko rero kuba bazihagaritse Pique urumva ko bagiye gukoresha mu y'agaciro ndetse mu kubaka igihugu cyabo nabo. Urasi ko bimeze? Ikintu gihari Kenny reka turebe uko bimeze. Igihugu cya Guinea kuva cyafatwa n'uyu mugabo, inama nyinshi yakomeje kugenda zifata ibihugu byinshi bitandukanye, ariko yagaruka akagera mu gihugu cy'u Rwanda akaba nk'umwana mu rugo, akaba nk'umuvandimwe muto kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, akaba nk'umwana nyine muri runo rugo natwe turimo twese aho tuvugana gutya. So rero inama nyinshi yagiye zikora mu gihugu cy'u Rwanda byanga bikunda kuba yakubaka yakurikije uko areba u Rwanda rugenda rwibaka mu gihe gisa nkaho kirangiye. Ni ibintu byasa nkaho ari bisanzwe, ahubwo reka turebe ngo niki yahindutse cyo tutigeze tumwitegaho. Yego. Jewe akimara gufata ubutegetsi numvaga azagira amatwara yo kuba hari ibintu byinshi bigendera ku ruhande rw'abazungu azatangira kugenda yikoma, ariko nyuma nza kureba impamvu yatumye ibyo bintu atabasha kuba yabivamo. Impamvu yatumye atabasha kuba yabivamo ni kubera ko Mamadi Doumbia
hari ibintu byamunaniye kurekura byaje kugenda gute kuva ku ruhande rwa Afurika byabaye ikibazo no kuva ku ruhande rw'abazungu biramunanira so abamo hagati so he always in between ahoramo hagati na hagati kubera ko kuva ku bazungu ntabwo yari kubishobora kiza ko impamvu yari gutuma atabishobora nuko umugore we ari we first lady wa kiriya gihugu ni Umufaransa urumva ari guca guta umubano n'igihugu gifite cyabyaye umugore we ndetse n'abana be yari guca guta umubano no kwa sebukwe kubera ko Abafaransa ni ba sebukwe buri yego bitabyumvikana yaranahize ahubwo tari nibyo bagiye kumenya n'uya mudamu yari umujandarume uriya mugore nuko nawe yigaga nyine muhariya muri kiriya gihugu yigaga mu Bufaransa icyo gihe niho yakoreye n'igisirikare kitari giteya so rero urumva rero byanga bikunda n'ururimi bakoresha kugeza kuri uyu munota ruracyari Igifaransa ubwo rero umva ntabwo turamushyira ku ruhande rwabaye n'amafaranga bagikoresha ntabwo yifuza kuzahindura ruracyari amaginefra naracyari Amafaransa so ni igihugu cyabonye ubwigenge mu mwaka w'1958 kubera ko nayo kiri kuri coastline kiri n'ubundi gikora ku nyanja ubwo urumva rero ntago n'ubundi nahita hari ukuntu burgerega ubura ukuntu uvuga umuntu Kenny cyane cyane kubera ko buriya umuntu yenda reka ture ko yagendeye mu byifuzo by'abaturage be nawe ariko reka turebe ibyifuzo by'Abanyafurika twese twashakaga byari ibihe tweye Abanyafurika benshi ntabwo twifuza kano kaboko k'uyu muzungu uza kuturindagiza akadukoroniza akatwereka ko ari ufite superiorite ari ufite ububasha hejuru y'ibintu byose bihari kandi ubwo bubasha akabukura mu mbaraga z'ibintu twebwe twambura ahubwo natwe tukaba turi aho ngaho tudashobora kwiga tekinike zo kubikora no kubikoresha ariko buri munsi tukirirwa turi guserera rimwe na rimwe dutukana urubyiruko rwa Afurika rwose ubonye ko ibintu rusigaye rukora rukurirwa rutukana abantu bagatukana mu mitondo kujya nimugoroba ukibaza bari mu biki muri Afurika iyo ukora ibintu bisa nkaho bitari mu bugoryi ntago ibintu uri gukora ntago bizamuka ukajya kureba ukareba nk'umuntu nk'urugero nka Kabileni uriya Munyasenegal bafite hafi miliyoni niba ari 140 na zingahe z'abafollower kuri TikTok ariko wajya kureba nk'ibintu akora bari aho ngaho n'igihe akora n'ibintu biri muted sound akavuga gusa ari ugasanga abaperezida n'ibihugu bose bari kumufollowinga cyane ku buryo bigera naho hahandi n'abantu ku buryo bigera na hahandi akamutumira umuntu ukomeye ariko ku buryo bigera na hahandi ujya kureba ugasanga umuzungu ari kurema ko abantu bose bashobora kwakitinga nk'ibigoryi kugira ngo bagire agaciro kubera ko bakeneye gutwara iby'agaciro natwe twakitinga nk'ibigoryi kuri bya bintu by'agaciro we yakoze izo social platform social media TikTok n'ibindi kugira ngo tubashe kugira ngo aba followers ukagira ngo kugira followers nini cyangwa kugira wide followers nini rimwe na rimwe mu bihugu bike na bike ntago ariko bibyara amafaranga kubera ko nka za TikTok dukoresha no muri Afurika nyinshi ntago zishyura baza gutanga bonus ntago ziri monetized ntago ziri monetized so rero ugasanga n'abandi bantu bagomba gufata uwo muntu nkaho ari we cyitegererezo kuraba kuri nka bya bindi mu gihe cyose ukora nka bya bindi kandi batazigira bahembwa nk'uriya nanone washyizwe imbere bituma igihugu kibasha kugwa so rero hari ikibazo kinakomeye cyane kubera ko Abanyafurika uri umuntu ari kugenda abona ko umunsi ku munsi n'ubundi bagenda baba abanebwe ubwo bunebwe nyine buri guterwa n'icyo kibazo ndi kukubwira ariyo mpamvu abazungu baturemeye ibyo bintu kugira ngo twe nitubari ubwo buzima turimo bo bazaze bitwara ibyaro babwiye tubundi se bino murabigiramo iki ko binagoye bino bintu bisaba ubuhanga bisaba tekinike kandi mwe mutararemewe kuvunika mugomba no kwimaringa mukabaho so bigatuma rero nta n'abantu benshi bakiri kubasha kugira inshingano kubera ko umwanya w'umuntu kugira inshingano no mwanya ahuze ari gukora scrolling ni ukugenda uzamura ureba ibigezweho kubera content ziba zihari z'ibihugu byose urumva 1,540 something people in Africa content zirari none bakubitamo n'iziburayi nanone nyinshi z'ibihuha ndetse n'ibinyoma izi nazo ziri zibishushanyano ugahita ubura ahantu hagarara so raba Madudumbu yatwe ntago twe tumwiteze nayo ko ashobora kuza akaba umuntu nyine uza akanakwama bikagera nkaho tutakinamwumva ko ahari nibyo hari byinshi ari kugenda akora nibyo ariko nanone hari byinshi adashobora gukora kubera ko ikibazo kimubuza kubikora bari kumwe kandi nicyo gisubizo cye hari byinshi adashobora gukora kubera ko umubuza kubikora aricyo kibazo n'ubundi ni wa muzungu w'umufaransa akazi kandi nawe igisubizo cye ko ne mugore babana mu buriri umunsi ku munsi no muri presidence
hari imyanzuro atari bufate rero kuko ari buze gukumirwa. Ubwo nicyo navuga ku gihugu cya ariko none Guinea. pike wenda ntago numva ko iyo none yakabaye iturufu nk'umuntu uba warahiritse umuntu ku butegetsi n'ubundi iyo ntago yaba iturufu ahubwo buriya n'igihe atekereza n'imbaraga ziri inyuma cyangwa se izo mbaraga z'Ubufaransa akabona atari buze kubisapota cyangwa se kuza Ntago ikibazo ari imbaraga z'Ubufaransa kandi hari gufata igihugu rero gufite papasi ariko nyuma za papasi zikakurenza uburemere ukarekeraho. Buriya rega umudamu wahava akagira abagore n'abantu bagira imbaraga cyane cyane no mu myumvire no mu matwi n'abantu buriya baturusha no gushoza no kureba kure. Ashobora kuba ajya gufata umwanzuro amubwira ati nyamara bazafata mbariko, nyamara hano bazagushyiraho sanction, hano bazagukubita ibihano, nyamara hano uzafungirwa, nyamara aha ngaha bazagushyiraho abakurwanya. Akaba ari muri icyo cyuba gituma adashobora gutekereza ko bariya bera ashobora kubavaho completely. akigera nabateshutse ku ntego ni kubera ko ajya kujyaho ntawe yasezeranyije ko agiye gufata igihugu, ariyo mpamvu natwe ibyo twamwitegagaho ariko atadusezeranyije atari byo turi kubona. Niyo mpamvu rero tuba turi gushima Captain Ibrahim Traoré ndetse n'abandi bagenzi be, ariko tunagaruka no mu Rwanda buriya tujye dushima na Perezida Paul Kagame wa leta uyobora leta y'u Rwanda, kubera ko Kagame ntago ari rimwe ntago ari kabiri nigeze kureba speech ye ari kuvugana n'umuzungu mu Budage. Aramubwira ngo kuri kumbaza kandi ugashaka ko ngusubiza ibyo wambajije biyumvikane ko ugomba kwibaza wowe ukanisubiza, kubera ko mwe ntago ari mwe murebera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahantu hose ku isi. So hari ukuntu nawe ajya agerageza cyane kugira ngo wereke abazungu ko byanga byakunda batureka nk'abanyafurika tukiyobora. Ariko hakaba ikindi kibazo nanone cyiherero, abantu twese buriya ntago twumva kimwe ubuyobozi. Ibyo ni ibintu bisaba imbaraga z'ubuyobozi nanone gukoresha abahanga kugira ngo abaturage twese twumve kimwe, imbaraga z'ubuyobozi twumve kimwe, tunamenye umujyo amava n'amavuko nayo igihugu kiri kugana kimwe, kubera ko twese ntago tubyumva kugero kimwe. Ariyo mpamvu uzavuga iki undi rwose akihutira kubwira ati reka 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 uranakosheje. Impamvu ni ihe rero, abaturage ntago bari kumva ibintu kimwe. Ibyo ni bisaba imbaraga z'ubuyobozi kugira ngo abaturage bumve ibintu kimwe, baba barimo hano mu gihugu ari diaspora ari abandi mu bindi bihugu, bose bumve ibintu kimwe. Ibyo bizafasha Afurika kubasha kugira ngo ishyireho imirongo migari yo kugira ngo ibashe kwiyobora, kubera ko Afurika iramutse yiyoboye twagira ikintu bita Free Continental Trade Area. Nejo bundi muri ya nama ya CEO Forum, CEO Africa Forum, numvise bari kubivugaho, ariko ikibazo gihari gikomeye Kenny cyatuma byagorana cyane ko ibintu tuzanabigereho. Ibaze ko umunyaburayi azamo hano muri Afurika kaza nk'umuntu rwose uje kwitembera, ntagire umuntu uhagarika ku kibuga cy'indege, yaba kinagira passport bakayiteramo visa byihuse. Ariko tw'abanyafurika rwose tujye kujya mu Burayi bikatuvuna cyane, bikamera nkaho wagira ngo hugiye kujya mu ijuru. Aho ni mu Burayi. Noneho wagaruka kugira ngo abanyafurika n'abanyafurika uzajya mu gihugu cy'abanyafurika bagenzi bawe bakubaza ibihugu ukagira ngo n'ukuntu baba ari no kukureba nabi, kugira ngo uri mu menyo y'ingona ugiye kuribwa n'ingona. Ukibaza ibyo bintu tuzakora free trade area gute tugifungiranye mu mipaka? Reka turekeraho, ntago twavuga byinshi birenze ibyo. Turagushimye cyane. Abantu bakeneye kumva bike ariko bifite umumaro mukeya ku bumenyi buke dufite. Abafite bwinshi muragenda mutubwira uko mubyumva. Turabakunda cyane. We love you so much. Turabashimye cyane.